Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga ndetse na innovation muri Banki Nkuru y'u Rwanda Bernard Ndengeyingoma Bertrand yakomoje ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kwibasira urwego rw'imari, asaba abanyarwanda kugira ubushishozi mu gihe ikoranabuhanga rero rikomeje guhindura urwego rw'imari mu gihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko rero uyu Bertrand Ndengeyingoma ari umugabo wa Ange Kagame, umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Rero akaba afite inshingano zo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga na innovation muri BNR cyangwa se Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda. Mu kiganiro cyatambutse kuri BNR Podcast, Bertrand Ndengeyingoma akaba yasobanuye uko ikoranabuhanga rihindura imikorere y'iyo banki umunsi ku wundi. Yagize ati duhora tureba kandi tugerageza ikoranabuhanga rishya kugira ngo dufashe banki kugera ku nshingano zayo mu buryo bwihuse, ati butanga serivisi nziza kandi ku gihe. Ati noneho kubera ko iyi ari Banki Nkuru y'u Rwanda kandi imiterere y'akazi dukora hano turitonda cyane kugira ngo rero habeho politiki n'amategeko asobanutse kuri iryo koranabuhanga rishya mbere y'uko tubishyira mu bikorwa. Ati ubu turimo kureba tuganira ku bijyana na artificial intelligence, dufite ibiganiro kandi bitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye muri banki kugira ngo rero tumenye uburyo twakoresha ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence mu kunoza imirimo yabo byihuse kandi neza, kandi artificial intelligence irabikora. Bertrand Ndengeyingoma yavuze ko muri iki gihe ibitero byinshi cyane by'ikoranabuhanga bitagisaba guca muri systeme z'imari, ahubwo usanga biri kwibasira abantu ku giti cyabo hakoreshejwe ubutumwa cyangwa se imiyoboro ifite intego yo kwiba amakuru. Ati ibitero byinshi muri iki gihe tubona ibitero byo kwiba amakuru, ubujura bwo kuri internet, uburiganya bugamije kwibasira abantu aho kwibasira systeme. Rero ati inama yanjye ujye witondera ubutumwa cyangwa se imiyoboro isa n'idasanzwe iyo uri kwishyura kuri internet. Ati menya neza ko uri gukoresha urubuga rwemewe rwa banki, menya ko ibikoresho byawe byavuguruwe, rero intambwe zoroshye nk'izo ati zizagufasha kurinda amakuru yawe ndetse no kurinda amakuru ya banki. Yavuze ko abantu badakwiye rero kumva ko kurinda umutekano w'ibitero by'ikoranabuhanga ari inshingano za buri wese. Ati ku bijyanye n'abantu n'umuco no kumenyekanisha ni ngombwa cyane kumva ko umutekano w'ikoranabuhanga ari inshingano ya buri wese. Ati rero duhora dukorana n'abakozi ba banki binyuze mu mahugurwa, ibiganiro n'imyitozo ngiro, ati bafasha kumenya no gutahura ibishobora kuba ibyago. Yagaragaje ko nk'uko umuntu agira uburyo bwo kurinda umutekano we iwe mu rugo, akamenya ko igihe agiye ashyiraho uburyo bushobora gutabaza habaye ikibazo cyangwa se hari abagerageje kwinjira iwe, iyo agiye atabikoze nyuma agasanga cyangwa se agasiga adafunze umuryango, usanga ari ikibazo kiza kuba ariko akaba nawe yabigizemo uruhare. Agira ati kugira ngo rero tubyoroshye, ati mu gihe tugira ibyo biganiro dukoresha ingero zoroheje. Reka tuvuge ku bijyanye n'umutekano wawe bwite. Ati sibyo, ati urugero urebye ku mutekano w'urugo rwawe ushobora kugira ikoranabuhanga ryose ryo kurinda urugo, alarme cyangwa se n'ibindi, ni ukuvuga inzogera n'ibindi. Ati ariko niba rero usohotse utashyizemo alarme cyangwa se utafunze umuryango, uba wahaye urubuga abashobora kwinjira umutekano wawe. Nuko rero bimeze hano. Ati nabyo, ati rero kubimenya bizafasha gukomeza kwirinda mu bijyanye n'umutekano mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Mu bindi yagarutseho rero Ndengeyingoma yasobanuye ko myaka ibiri ishize Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangije urugendo rw'impinduka mu by'ikoranabuhanga rugamije kuvugurura uburyo ikora, kongera ireme rya serivisi ndetse no guteza imbere imikorere ishingiye ku makuru, ibyo twakwita mu rw'icyongereza data driven decisions. Yavuze ko kimwe mu bikorwa by'ingenzi biri gukorwa ubu ari ivugururwa ry'imiterere y'ikoranabuhanga IT architecture, kugira ngo rero banki ibone umusingi ukomeye wo kwakira udushya nka artificial intelligence n'irindi koranabuhanga rigezweho. Ati uburyo ikoranabuhanga ryacu riteye ubu ntabwo ari uburyo bukomeye cyane. Ati rero kimwe mu bikorwa by'ingenzi dufite ni ugutegura uburyo ubukomeye bw'imiterere y'ikoranabuhanga ryacu, uburyo amakuru abitswe n'uburyo porogaramu zikoreshwa. Ni ikintu cy'ibanze kandi gikomeye tugomba rero gushyiramo mbere yo gutangira kuvuga ku ikoranabuhanga rishya nka artificial intelligence n'ibindi. Ndengeyingoma yavuze ko Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ikomeje kuri uburyo artificial intelligence rero ishobora kunoza imirimo imwe n'imwe, yibutsa ko ikoreshwa ry'iri koranabuhanga rigomba guca mu nzira zemewe n'amategeko, hagashyirwaho politiki n'amabwiriza asobanutse ku bijyanye n'ahazaza. Ndengeyingoma rero yavuze ko ikoranabuhanga atari igikoresho gusa, ahubwo ari imbaraga zishyira mu bikorwa icyerekezo nk'uko yagiye abigarukaho. Reka duce mu gihugu cya Uganda. Haravugwa inkuru itangaje cyane nk'uko abaganga bibeshye baha abana bagera ku 100 ibinini by'igicuri aho kubaha iby'inzoka.
Abanyeshuri barenga 100 bo ku ishuri ribanza rya Kajumbajumba ryo mu karere ka Ntungamo muri Uganda bajyanywe kwa muganga nyuma y'amakosa yakozwe n'abaganga bahabwa imiti ivura igicuri aho guhabwa ivura inzoka. Nk'uko rero byemejwe n'inzego z'ubuzima mu karere ka Ntungamo, abana bahawe ibinini bya phenobarbitone bisanzwe rero bikoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri ndetse no gufasha abarwayi kubona ibitotsi aho guhabwa albendazole, imiti isanzwe rero ikoreshwa mu kuvura inzoka. Byibura abana 44 rero bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu karere, abandi bakomeza no kuvurirwa hafi y'aho ibyo byegereye. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuzima muri Ntungamo yitwa Dr Amon Bahati yavuze ko ibi byabaye ubwo leta yari muri gahunda yo gutanga imiti y'inzoka mu mashuri. Ati mu gikorwa cyo gutanga imiti y'inzoka cyabereye ku ishuri rya Kajumbajumba, itsinda ry'abashinzwe gukingira ryakoresheje ibinini bya phenobarbitone aho gukoresha albendazole. Abana barenga 100 bataye ubwenge. Dr Bahati yasobanuye ko amakosa yabaye ubwo itsinda ry'abaganga ryafataga agasanduku karimo phenobarbitone bakeka ko karimo albendazole kuko imiti yo kwirinda inzoka yari yashize mu bubiko. Fidelis Kiza n'umuyobozi w'akarere ka Ntungamo yavuze ko ikihutirwa cyari ukwita ku buzima bw'abana mbere yo gutangira iperereza ryimbitse ku byabaye. Phenobarbitone izwi kandi nka phenobarbital ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri cyangwa se mu gusinziriza abarwayi. Si umuti w'inzoka kandi ku bana bato ushobora gutera gucika intege, gusinzira cyane cyangwa se guhagarika guhumeka, bakaba byanabaviramo urupfu. Hanyuma reka tuyasoreze muri Congo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kubeshya amahanga ko u Rwanda rufite umugambi mugari wo kwiyomekaho ibice by'igihugu cye. N'amagambo Felix Tshisekedi cyangwa se Faci yagarutseho mu kiganiro yagiranye na diaspora y'abanyekongo iba mu Misiri cyabereye i Cairo kuwa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo 2025. Yabwiye abaturage be ko u Rwanda na Perezida Paul Kagame bafite umugambi wo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice cy'uburasirazuba kikomekwa ku Rwanda. Ati intego ye ni ugucamo igihugu cyacu ibice no kukigarurira, ndetse akaba yakwiyomekaho igice cy'uburasirazuba gifite ubutaka bukize ku mabuye y'agaciro no mu bijyanye n'ubuhinzi. Nubwo Felix Tshisekedi avuga ibi, ni kenshi u Rwanda rwagiye rugaragaza ko nta mugambi rufite wo gusahura Kongo cyangwa se kwiyomekaho ibice byayo. Muri Werurwe no mu kwezi kwa gatatu 2025, Perezida Paul Kagame ashimangiye ko umutekano w'u Rwanda aricyo kintu cya mbere kirushishikaje aho kuba umutungo kamere wa Kongo. Mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye na Mario Naufal yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya RDC. Aturamutse urebye ku rutonde rw'amagana ati y'ibyo bigo biri aho ariho hose, kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi, ati barimo natwe, ati bo mu karere, ati barajwe ishinga n'amabuye y'agaciro yo muri Congo. U Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, ati rwaza ku mpera. Perezida Paul Kagame yongeye kandi kwibutsa ko ikibazo gihari kitari amabuye y'agaciro ahubwo ari ikijyanye n'umutekano, ko bidashoboka ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire ngo rutekereze iby'amabuye y'agaciro muri iki kibazo, ati cyaba ikintu cya nyuma mu byo twatekerezaho. Ikindi kinyoma Perezida Felix Tshisekedi yongeye kandi gukwirakwiza n'icyuko Perezida Kagame ari we watumye ibiganiro bya Rwanda bitagera ku musaruro, ngo kuko yanze kwitabira umuhango wo gusinya amasezerano muri Mutarama 2025. Perezida Paul Kagame yavuze ko yahagaritse kujya muri iyi nama kuko yabonaga harimo imyitwarire itaboneye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi kandi yongeye kumvikana mu mvugo zibasira u Rwanda mu gihe ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, bituma hibazwa ku bushake afite mu kuyashyira mu bikorwa, mu gihe kandi biteganyijwe ko nawe na Perezida Paul Kagame bazahurira i Washington DC bakakirwa na Perezida Donald Trump hagamijwe kwimakaza amahoro n'imikoranire mu by'ubukungu hagati y'ibi bihugu byombi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi akiyongeraho n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe